God have mercy upon us. Muraho mumeze neza, amakuru yanyu. Nitwa Sunil mbahaye ikaze kuri Sunil Vibes TV. Uru ni urubuga rubagezaho amakuru menshi y'iterambere. Ushaka kwiteza imbere, urubuga uzarusangaho inama z'ubuzima, urusangeho ibintu byinshi mu buzima ukeneye kuba waha agaciro igihe cyawe, ukareba ukuntu ibyo byose bigenda neza. We subscribing ubane natwe guhera ubu ngubu, kandi no kuri notification kugira ngo buri ko nkoze video, buri kiganiro cyose nshizeho ubashe kukibona mu bambere. Ndagushishikariza kubana natwe kuko ntuzigera wicuza. Tuzakurinda irungu kandi tuzaguha ibintu ukwiriye byaguteza imbere no kuba wagera za nzozi zawe wari ufite zikaba zabimamo. Ndagira ngo ukurikirane iyi channel ko tugenda dukora, bizajya bidutera. Nibutsa abantu kandi utajya mwandika, udatanga like, udatanga comment na sharing, ujye ugira ikintu uvuga ku bintu kugira ngo n'uwabikoze abashe kugira icyo yiprovingamo muri we. Niba yabikoze neza uvuga ati wabikoze neza, niba yabikoze nabi mubwira ati hano wakosheje, hano amajwi ntago ameze neza, sound nyine ugire comment utera kuri buri kintu cyose, yewe n'amashoti. Kandi ndavunze abantu muri iyi minsi muri kugaragariza comment zanyu ndasoma nazisubiza, ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Nari Sunil Welcome to my channel, Sunil Vibes TV.